ukunda gusabana, ukunda urwenya, ukunda igipara, ukunda umupira cyane, ukunda kuba gusangira n'abantu b'inshuti. Iyo ndangije akazi cyangwa se muri weekend kuganira n'abantu autour d'un verre binduhura kurusha even kuryama. Hanyuma nkaba ndi kwenda abatubana nibo banjija, nkumva mparanira buri gihe gushakisha inshuti, gukora inshuti, umuntu mwahuye bwa mbere akazifuza ko mwahura n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane. Hanyuma ikindi ngakunda umurimo, ngakunda n'abantu bakora, nkunda gukora, nkakunda n'abantu dukorana, nkabashishikariza gukora. Ikindi nkuko nanga umuntu umbwira nabi, nanjye ninda kubwira n'abana banjye, ngira ngo ni nayo mpamvu bazi ko ni grand frère, menye batazi ko ni na papa wabo, kuko setrera ni gake cyane wakumva mbwiye umuntu nabi. Gatare usabana, Gatare wanga utuntu tudahesha umuntu agaciro, Gatare ukunda abantu nawe wifuza ko bamukunda. Mfite abana batatu, umukuru umudamu, mfite n'umwuzukuru for your information. Hanyuma undi musaza we yiga muri kaminuza mu wa mbere, umuhungu. Hanyuma umutoya yiga mu wa gatanu muri secondaire, umukobwa. Gatare rero yambaye neza, aba yambaye gute? Ibintu bisanzwe, ipantaro itari ya gisongarere cyane, itari deshire. Hanyuma ishati y'ibara rimwe, bibaye na byiza ukaba wayitebeje. Hanyuma kitakudabada, kitari kinini, igufitinga sur mesure. Hanyuma nanone par occasion, kenshi na kenshi nuko mba nambaye. Hanyuma kenshi na kenshi inkweto zitariho ibikabyo byinshi, ariko nanone z'abantu baba papa. Hanyuma muri occasion zimwe na zimwe ugashyiraho agakote, ntabwo nkunda karuvati cyane. Uri umwe mu bantu bakumva ndakuvuga ko Gatare n'umuzerwa mu myambarire. Ni gute uhitamo umwambaro w'ubwambare? Kuko abantu benshi bamuganira bavuga Gatare n'umuzerwa ku myambarire kabisa. Simbizi ko ndumuzerwa cyangwa iki, gusa nuko nka bimwe nakubwira, nkunda ibintu bimpa agaciro. Kandi ngewe filozofi yanjye nuko uko umuntu akubonye bitanga ubutumwa, mbiha agaciro. C'est vrai, mbiha agaciro, nkunda kugaragara neza mu bantu. Simbizi, ntabwo ari uko umwibone, ariko niko ndemye. Hanyuma rero mu Rwanda ni Rayon Sport, hanyuma hanze wabufana nihe equipe? Hanze ndi umuganas, Arsenal, ndayikunda cyane nubwo yintesha umutwe. Ariko ndayikunda malgré tout, yatsinda. Nkunda style de jeu yayo. Hanyuma Barcelona, Total Football. Indyo gushishikaza bari iyihe? Hanyuma wabukunda kunywa iki? Buriya niboneye bishyimbo, myumbati, birayi bitogosheje, bimpagije. Ntabwo nkunda inyama cyane, ariko nanone ka brochette iyo kabonetse, nta nubwo mba nyinkarira ko ari brochette, ko nyisangiye n'abantu gusa, so ibintu bitarimo amavuta. Harimo kunywa ikirahure cya jus bitewe na circonstance, ariko nanone icupa rya mitsingi ikonje naryo ntabwo ringwa nabi. Ugeze gukomoza kuri amwe mu magambo yakurangaga mu gihe cyo kogeza uri kumwe na Marcel. Benshi umunsi bakuzi ku izina Munywanyi, Gikura nkota n'andi magambo menshi. Wabaga wabanje kubitekereza mbere yuko winjira muri cya gihe cyo kogeza, cyangwa byazaga uri gukora akazi? Kubeshye ntabwo nigeze ntekereza ngo nze kuvuga ngo Gikura nkota, cyangwa ngo nze kuvuga ngo aba Brazilien babana gusa byazaga gutya. Niranda konte yuko finalement abana benshi bo mu bakina umupira mu Rwanda ari abigisenyi, wabigeranya n'isi ukabona abantu bakinyi benshi nabo bakomoka muri Brazil, bahita biza spontanément gutyo nkavuga ngo aba bantu ni abanya Brazil. Nabona ukuntu Haruna arimo gukina, namugeranya na match nahoze ndeba ya Arsenal, nkabona ni Fabregas, nkamwita Fabregas gutyo. Nabona Bokota ukuntu ari igitangaza, nakwibuka ko mu Kinyarwanda umuntu ukora la différence ari Gikura nkota, bikaza nta na rimwe nigeze mva mu rugo nakaniye ngo uyu munsi ndamwita kana, byarazaga gutyo gusa.
hanyuma rero ni akahe kantu wakoze abari mu mwuga we no mu buzima busanzwe udashobora kwibagirwa? Icyo nzi ni uko mu buzima busanzwe narakubagana gake. Sinzibagirwa rimwe mama yarantumye ngo byabana nyine bambuje kwikinira umupira, mfata igikapu nyibuka njye bari bantumyeho kuri boutique, mfata igikapu nanga kwanga ndagenda nyirambika nkarenda kumuzanira umupira, tegereza bakada mama araza afata cya gikapu aragiterura yigirayo, noneho mwiruka inyuma bandakimushikuje kugira ngo atananga kuri boutique. Yarakiri mutoya turiruka turagereka, inkoni nakubiswe uwo munsi ntago nayo sasibakira. Iyo ahantu ndi abantu bishimira kuhaba, hari ahantu ntashobora kurara ntageze nabo ntageze, bakibaza niba ntarwaye, bakaza gusinyisha bakavuga ko uri hehe kutari mu kuza ngo duseke, hari abantu benshi tuzanga tuba turi kumwe. Ndabikunda, nkunda kwishima, nkunda koroshya ubuzima, kuko after all ubuzima urabukomeza se ukoreho iki. Ese itangazamakuru ry'uyu munsi ubona ari umwuga watunga uwukora? Sure, ndabyemera. Sinitangazamakuru gusa rega, buriya niyo waba udoda inkweto uri umukordoniye ukabikora mu buryo buri professionnel, wumva ko ari byo bizakubeshaho, byagutunga. Ahubwo ikibazo nuko tutabikora mu buryo buri professionnel. Abantu tekereza kuva mu mwuga w'itangazamakuru ari umunyamakuru usanzwe ugashinga radio na televiziyo byawe, ingero zirahari, ikikwereka yuko ari umwuga mu by'ukuri urimo uburyo bwatunga abantu. Hari ingero nyinshi cyane. Tugana ku musozo rero, gira inama utanga ku banyamakuru muri rusange b'imikino, ubwo nanjye ndi muri rusange rero nshima ibyo abanyamakuru barumuna bacu bakora akazi keza cyane, bagerageza gutanga information uko bayifite, bagerageza ku entertaining abantu, bakundishije abantu itangazamakuru. Ubu ngubu nibwira ko amaradiyo n'amateleviziyo yacu abantu babikunda cyane kubera siporo, bimwe mu bituma bikundwa, kanatuma ducuruza. Ibyo rero ngomba kubishimira abaprofessionnel muri uwo mwuga, mbashimira n'abankuraja, mbabwira yuko dushima akazi bakora, ariko nanone ntitwabura none byo tugaya. Bakeya barimo bakora amakosa agayitse, bihimbiye itangazamakuru ryabo rya siporo ritagira principe nimwe y'ubunyamwuga ryubahiriza, gusesereza, kwikoma, kuvuga amakuru utasubiramo, amakuru watoraguye mu muhanda udashobora kubonera gihamya, gutwarwa n'amarangamutima, ruswa, umuntu akagushukisha ubusa kutiha agaciro. Birambabaza cyane kubona uri umuntu w'umunyamakuru abantu bumva bakahaye icyubahiro, ariko abaturage bakabaza ngo uri umuhaye 5 akuvugira ibyo ushaka. Nuko uvuga ngo dukora akazi keza, ariko ubu ngubu waza agasanga stade yambaye ubusa, bihanatubaza niba natwe tutabigiramo uruhare.